ibitekerezo birihuta cyane bigano nkunda ibyishimo byinshi biransaza cyane kubera kwiteka turi kumwe kandi namenye neza yuko ankunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima nzamuhoza ku mutima icyifuzo cyanjye nukutamubura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye andora murora tunyura mu byacu mbanezerewe kandi namenye neza yuko ankunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima nzamuhoza ku mutima have ndinda yewe disiwe have winsiga we shenyewe minziza disindinda minziza ndinda tujyana minziza wikwihuta cyane winsiga kandi tujyana rubanda bose iyo bakubonye kubera ubwiza bwawe mama shenge baratangara baturiya mukobwa araturutaye nanjye nabyumva nkumva umutima wanjye bicengura nanjye nabyumva nkumva umutima wanjye bicengura minziza ndagukunda minziza wantwaye umutima have ndinda yewe disiwe have winsiga we shenyewe minziza disindinda minziza ndinda tujyane minziza wikwihuta cyane winsiga kandi tujyana minziza ndagukunda minziza wantwaye umutima ya ikaze mu isomo ry'uyu munsi. Uyu munsi ngiye kubigisha uko bacuranga gitari. Uko bacuranga gitari ariko wihereye mu mizi. Abantu benshi bavuga ko gitari kwicuranga bikomera, ariko ntabwo ari uko mu by'ukuri bikomera. Ahubwo nuko baba barayize bayihereye aho batakagombye guhera. Abantu benshi biga gucuranga gitari ari uko bahuye n'umuntu acuranga nk'uko nari ndimo ncuranga, bakamubwira bati ngaho wanyeretse uko nacuranga byibuze gitari, uko nabasha gufata inota kuri gitari. Agatangira mwereka ngo dore uko bafata do, dore uko bafata re, dore uko bafata mi, dore uko bafata fa. Ariko se ukibaza ibyo bya do, ibyo bya re, ibyo bya mi, ibyo bya fa ni ibiki, biva hehe?
ese babifata bagendeye kuki. Niyo mpamvu umuntu wese wiga gitari yakagombye kuyiga ahereye mu mizi, ayihereye aho yakagombye kuyihera, akamenya gitari icyo ari cyo, akamenya amanota y'umuziki, akamenya solfège kuririmba, akamenya ibijyanye no gucuranga byose ku buryo acuranga, ariko agacuranga ku buryo buri professional, atari kubicuranga nk'umuntu wabitoraguye waje agasanga nyine barimo bacuranga nawe agatangira kiga gucuranga. Ngiye gutangira rero mbereka ibice bigize gitari. Iyi ni gitari acoustique, iyi ni gitari acoustique. Ubundi hari gitari navuga ko akenshi abari nk'ubwoko butatu. Hari gitari iyo twita gitari sèche, gitari ucuranga ariko idacometse ku muriro, ukayicuranga bisanzwe nubwo haba hari ubundi buryo bushobora gukoresha mikoro kugira ngo ibashe kumvikana ku bantu benshi. Hakaba na gitari iyo twita gitari electrique, ni gitari ucuranga ari uko ucometse kuri speaker runaka ku kintu kundangurura amajwi, akaba ari bwo ibasha kumvikana. Hanyuma hakaba na gitari acoustique, ariyo iyi ngiyi mureba. Iyi ni gitari acoustique. Ni ukuvuga ngo gitari acoustique yo uba ushobora kuyicuranga, ukayicuranga wayicometse kuri speaker runaka, wamplifiye, cyangwa se ukayicuranga utanayicometse, nta hantu wayicometse kandi ikavuga. Igituma ivuga rero ni uyu mwenge uburimo, uko nguko iyi miterere yayo. Iyi rero ni yo gitari acoustique, ari nayo tugiye kwiga, ariyo kugeza ubu ngubu tugiye guheraho. Nkaba ngira ngo rero abakunda gitari lovers mukurikire ibice bya gitari, uko ucuranga gitari, imyitozo ugomba gukora, uko ugomba kumenya amanota. Ibyo byose nkuko ngiye kubishyira mu isomo ry'uyu munsi, mubikurikire kandi mbifurije ikaze no kuricamo. Gitari rero igizwe n'ibice bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni umutwe wa gitari, cyangwa se icyo twita la tête n'ubundi mu gifaransa, cyangwa se headstone. Hakaza igice cya kabiri ari cyo twita umuhini wa gitari mu kinyarwanda, cyangwa se le manche ku bumva igifaransa, cyangwa se fingerboard mu cyongereza. Hakaza noneho n'iki gice mureba ari cyo twita igihimba, cyangwa se body, igihimba, body, cyangwa se la caisse mu gifaransa. Ibi nibyo bice by'ingenzi bigize gitari murimo mureba nk'iyi gitari acoustique. Umutwe ugizwe n'utu tuntu mureba hano twakwita udukazamirya cyangwa se tuning pegs. Utu dukazamirya nitwo dufasha kugira ngo ubashe kuregera iyi mirya mureba hano. Ibi ngibi byitwa imirya, tukaba ari two dufasha kugira ngo ubashe gukora reglage, imirya ibashe kuvuga neza, kuko buri murya ufite uko ugomba kuvuga. Buri murya uvuga ukwawo. Murumva ko iratandukanye yose. Hakaza rero noneho umuhini wa gitari ugizwe n'utu tuzu mureba, akaba ari utuzu tugenda duhindagurika bitewe n'uko gitari iteye, cyangwa se n'ubwoko bwa gitari. Hari gitari zigira utuzu 18, zigira utuzu 20, zigira utuzu 24, bigenda bitandukana bitewe na gitari yariyo. Hakaza noneho n'utu twuma murebamo hano tugiye tugabanyije utwo tuzu nyine. Utu twuma nitwo dutuma umurya uvuga. No kuvuga ngo iyo ukanze ku murya, nuvuga ngo biterwa n'utu twuma, nitwo tuba turimo tuvuga, nitwo dutuma ukanda bikavuga bikemera. Iyo ukanze nabi ntabwo umurya uvuga neza. Hanyuma iki gice twise igihimba, cyangwa se body, cyangwa se la caisse, ni igice noneho nacyo kigizwe n'uduce twinshi. Murimo murabona hano harimo umwenge,
icyo tuza sound hole. Uyu mwenge ni utuma ibasha kuvuga idacometse. Ni ukuvuga ngo uyu mwenge sound hole ni utuma gitari ibasha kuvuga bikumvikana kandi idacometse. Noneho hakaza aka kantu mureba hano niko nakwita ikiraro cyangwa se bridge. Ni ukuvuga ngo gafasha kugira ngo iyi mirya yambukiranye ive hano ku gihimba ifate ku mutwe ariko idakoze kuri manche, kugira ngo nuza gukora ku muhino wa gitari uri mucuranga bibashe kuvuga. Imirya iramutse ifasheho ntabwo byaza kuvuga, ntabwo wakumva bivuga rero kubera ko iyi mirya isa niyigiye hejuru, hanyuma hakaba hariho n'aka kantu nyine kaba karimo n'uyu mwenge utuma ijwi ryumvikana rigasohoka. Nuko nguko ni byo bice bigize gitari. Hano haba hari n'utundi nkaho ducomekera, aho ushaka gucomeka ku muriro, donc kuri speaker runaka ni naha ngaho ucomeka. Hakaza noneho naha ngaha hakoreshwa mu kuba ushaka gukora donc réglage. Nk'iyi ngiyo igira n'uburyo ushobora kuregera gitari ukoresheje iki gice kiri hano hejuru. Ibi byo bigiye bitandukanye, bigenda bitandukana kubera bitewe na gitari uko zigenda zitandukana cyangwa se zihindagurika. Ngibyo rero ibice bigize gitari acoustique tugiye kwiga gucuranga muri aka kanya. Icyo ugomba kumenya nuko kugira ngo ubashe kwiga umuziki biba byiza iyo uzi solfège. Solfège abashaka kuyiga muzajya munyandikira mumbwire kuko ndayigisha nk'isomo ryihariye. Ni ukuvuga ngo solfège ni uburyo ni amanota y'umuziki, kwiga kubasha kuririmba, kumenya gukompoza indirimbo, ukabasha kuyaranja, ushaka gushyiramo amajwi atandukanye, soprano, bass, tenor, alto. Ibyo byose ubasha kubishyiramo kubera ko uzi solfège, kugira ngo utaza kujya ugonganisha amajwi kuko hari amajwi atajya ajyana. Ngayo rero nguko nuko gitari ugomba kuyiga. Solfège ni ingenzi kuko ituma ugororoka no mu matwi, ukabasha kugira icyo twita oreille musicale. Oreille musicale nuvuga ngo ukabasha kumva, ukajya ubasha kumva iri jwi rifashe nabi, iri jwi rifashe neza, nakagombye kurifata gutya. Ukumva indirimbo runaka umuntu aririmbye ukamenya ngo nabasha gufata ririya nota narifata gutya, ririya nota narifata gutya kugira ngo mbashe gucuranga iriya ndirimbo. Ndagira ngo rero mbabwire amanota undi agize umuziki. Ni amanota 7 muri rusange, ni amanota 7 akagira n'andi menshi ayashamikiyeho. Ayo manota rero hari ibyo twita do, ibyo twita re, ibyo twita mi, fa, sol, la na si. Mu cyongereza aho bakoresha A B C D E F G. Nuko nguko amanota ameze. Do re mi fa sol la si do. No kuri gitari rero niko bimeze. Do re mi fa sol la si do, re mi fa sol fa mi re do si la sol fa mi re do si la sol fa mi. Nukuvuga ngo nuko nguko amanota agenda. Iyi mirya rero buri murya ubugiye ufite inota uhura naryo. Uyu nguyu ni mi. Hakaza ukurikiyeho ukaba ari la cyangwa se mu cyongereza twita A. La. Uyu nguyu ukaba re. Uyu ukurikiyeho ukaba sol. Uyu nguyu ukaba si. Uyu nguyu ukaba
mi nanone, iyi ni mi, mwumva ko imwe ni mi iri hejuru, indi ni mi iri hasi. Ayo ngayo niyo manota agenda ahura na buri murya kuri iyi mirya. Iyi nkuko mubibona ni imirya itandatu, y'iyi gitari. Hari na gitari muzabona zifite imirya 7, hariyo muzabona ifite imirya 12, zigenda zihindagurika, ariko amanota yo abaramwe n'uburyo bwo kuzicuranga buba bumeze nkaho ari bumwe. Ikindi ugomba kumenya iyo urimo wiga gucuranga, utangiye kwiga gucuranga gitari, ugomba kumenya uburyo ayo manota agenda atandukana. Ya manota twari turimo turirimba do re mi fa sol la si do, izo ngizo do re mi fa sol la si do, nukuvuga ngo ayo manota ukamenya ngo agenda atandukana gute kuri gitari. Nicyo ngicyo nacyo ugomba kumenya. Nukuvuga ngo aya manota, nukuvuga ngo niba ari mi, ukamenya ngo kuri uyu murya fa izabiri hehe, sol izabiri hehe, la izabiri hehe, si izabiri hehe, do izabiri hehe. Iyo uri kuri buri murya wa gitari, kuko buri manota agiye afite uburyo atandukanye hagati yayo, afite intera igiye irimo, nko kuri hagati ya do na re harimo icyo twita un ton. Kuri gitari ho navuga ko ari akazu. Nukuvuga ngo niba ingi yari do, urasimbuka akazu kugira ngo ujye kuri re. Do re. Hagati ya re na mi haba harimo naho akandi kazu. Do re mi, urabona ko dusimbutse akazu kamwe. Hagati ya mi na fa ho nta kazu karimo, niho harimo icyo twita endomiton. Mi fa do re mi fa, urabona ko ho nta kazu dusimbutse. Hagati ya fa na sol harimo akazu kamwe, naho nukuvuga ngo urasimbuka akazu. Hagati ya sol na la naho harimo akazu kamwe. Noneho la na si naho nuko. Noneho si na do. Nukuvuga ngo rero nuko nguko agiye atandukanye. Twe rero ntabwo iyo turimo dutangira kwiga gitari ku batangizi, iyo turimo tuzamuka hano haruguru, abari ku bantu bamaze igihe bacuranga bamaze kubimenya, twebwe twiga gucuranga tugendeye kuri iki gice cyo hepfo, kuri utu tuzu dutatu twonyine. Nitwo ugomba kubanza kumetiriza, nitwo ubanza kumenya, hanyuma ukazabona noneho kuza kwiga noneho ibindi bice bindi byo hejuru. Kuri kindi gice cyo hejuru akaba aribwo ubona kuza kwacurangira, ariko ubundi ubanza ahangaha tuno duce dutatu, donc utu tuzu dutatu. Noneho kuri buri murya rero nkuko twabivuze, intera zigiye ziri hagati ya buri nota. Ni ukuvuga ngo niba uyu murya ari mi, ninjya kuri fa, kuko twabonye ko hagati ya mi na fa harimo nta kazu dusimbuka, harimo endomiton. Ubwo nimba ari mi fa, ubwo turahita fa iza hano. Hagati ya fa na sol, fa sol. Ni ukuvuga ngo urabona ko turava kuri fa ndetse tugwa kuri sol. Noneho uyu twabonye ko ari la, ubwo nitujya kuri si, ubwo twabonye ko harimo akazu kamwe, turasimbuka kano kazu, si la si la si do. Ni ukuvuga ngo urumva ko nabwo tugiye turenze, donc tudise tujya mu kandi kazu, ariko tutarenza kana, nta kazu turenze, kubera ko hagati ya si na do harimo endomiton. Noneho re, hagati ya re na mi twabonye yuko hagati ya re na mi harimo ento. Ni ukuvuga yuko turasimbuka akazu. Re mi na fa twabonye yuko nta karimo, ni endomiton. Hagati ya la na si yo twabonye, dore uyu murya ni si. Ubwo nitujya kuri do turahita tuza hano, kubera ko yes, aha ni sol plutôt, iyi ni sol, so la. Ni
Nubango hagati ya sol na la harimo un ton. Nubango turasimbuka akazu. Noneho la na si ubwo ni ukuvuga ko hanaho dusimbuka akazu. Noneho uyu muryo usanzwe ari si. Si si do si do re. Nubango hagati ya do na re harimo nanone n'ubundi ento turasimbuka akazu. Uyu murya ni mi, tuba kuri mi tugiye kuri fa, ubwo turaba mi fa sol. Hagati ya fa na sol naho harimo akazu. Nukuvuga nuko amanota agiye atandukanye. Nuko tubona amanota yo kuri gitari ku bantu mushaka kumenya gucuranga gitari. Ikindi ugomba kumenya ni imyitozo y'intoki. Ni ukumenya kugorora intoki, kuko intoki nizo dukoresha turimo ducuranga. Iyo turimo ducuranga dukoresha izi ntoki uko arenye nizo dukoresha hano kuri manche. Noneho izi ntoki ugomba kujya ugenda uzigorora. Ni ukuvuga ngo uko zimeze gutya, iki ni ikiganza, uba ugomba kugerageza ku buryo hano umwanya wo hagati mu kiganza, hagati y'izi ntoki ugenda uwongera ku buryo zigororoka, ukajya ubasha gufata amanota ya gitari neza. Ugomba rero kugorora intoki zawe. Njya bibwira abanyeshuri nigisha, nkababwira kugorora intoki buri gihe uko bagiye gucuranga, ndetse n'igihe bagiye kuryama, mbere y'uko bajya kuryama bakagomba kugorora intoki. Babyuka bakazigorora kugeza igihe intoki zigororokeye, ukajya ubasha gucuranga neza. Iyo udafite intoki zigoroye neza ntabwo ubasha gucuranga ngo bikunde. Hanyuma n'igihe ufashe gitari wakagombye kubanza ugakora imyitozo y'intoki. Imyitozo y'intoki ni imyitozo nzatanga ku buryo bwihariye n'ubundi, ariko no muri iyi introduction ntabwo nabura kuyibabwira kugira ngo buri gihe mujye mugerageza kuyikora. Abantu mukunda gitari, abantu mushaka gutangira kwiga gitari, gucuranga gitari, mubashe kuyicuranga, muyicuranga neza kinyamwuga, utagenda usimbagurika ibintu. Ni ukuvuga ngo rero izi ntoki imyitozo uyikora gute? Wenda reka mbereke nk'intoki. Ushobora gutangira n'urugero uhereye nko muri aka kazu ka gatatu. Muri aka kazu ka gatatu ukaba ushobora gutangira urutoki rumwe ukarushyira hano muri aka kazu ka gatatu, kongera nuko nguko. Ubundi ukaba ushobora no kugenda usimburanya n'ubundi. Ushobora no guhera nko kuri uru nguru, ushobora no guhera wenda kuri uru nguru, ushobora guhera ku rutoki wifuza urwo ari rwo rwose. Iyi ni imyitozo rero y'intoki. Ni isomo n'ubundi naryo ubwaryo riba ryihariye, riba ntavuga yuko ari n'isomo ryoroshye, kuko intoki ni ikintu kigora abantu, kigora abacuranzi iyo bashaka kwiga gucuranga gitari. Biba bigoranye rero for the beginners. Ni iyo myitozo rero umuntu agomba kwitaho. Iki nababwiye nanone kwita kuri solfège, ukabasha kwiga solfège, ukamenya amanota uburyo uyafata, ukamenya amanota uburyo uyacuranga. Hanyuma rero iyo ibi ngibi umaze kubimenya, noneho haba hakurikiyeho kumenya
gufata amanota kuri gitari, ya manota noneho ukamenya ngo ndayafata gute, ndagendera kuki, ni ikigenderaho kugira ngo mbashe gufata inota. Kuko tubona umuntu arimo afashe kuri gitari arimo acuranga, nabuza byinshi nibagirwa icy'ingenzi inshuti nibabariye, nabuza byinshi nibagirwa. Nukuvuga ngo niba ndimo mfata amanota nk'aya ngaya, ushobora kwibaza se ndi kugendera kuki ndimo mfata amanota gutya. Nicyo rero ugomba kumenya. Ibi rero bijyana na solfège, niyo mpamvu umuntu utazi solfège adashobora kumenya gucuranga gitari ngo ayicurange neza. Ntago ashobora kumenya gucuranga gitari ngo ayicurange neza, arayimenya akayicuranga yego, ariko hari ibintu aba atabasha kugeraho, hari ahantu batabasha kugera kubera ko aba we yara hari icyo twita une connaissance cousue, cyangwa se ubumenyi bw'igice. Ubumenyi bw'igice, ubumenyi ariko bumeze nkaho bufite ikintu kiri kuburamo. Abana n'ubumenyi ariko haraburamo ikintu. Ubumenyi rero buburamo ikintu nibwo tugomba kwirinda. Niyo mpamvu ugomba kumenya amanota, ukamenya uburyo amanota akoze, uburyo ateye, impamvu bavuga do, impamvu bavuga re. Ahangaha rero kuri gitari tugira uburyo amanota aba agiye ajyanye. Tuvuge n'urugero inota rya do. Nuvuga ngo do aba ari, iyo tuvuze nka do majeur, tuba ari do mi so do, do mi so do. Ni nuvuga ngo riba rigizwe na do na mi na sol. Do mi so do mi. Nukuvuga ngo nayo manota atatu aba agize kombinezo y'iri nota rya do, twavuga do majeur. Okay, amanota rero noneho uko uyafata kuri gitari, uko uyafata ni ukuvuga ngo ni isomo ubwaryo ryihariye, nzigisha ukwaryo, ariko reka nabyo mbivugeho gake, ngira icyo mbivugaho. Ni ukuvuga ngo inota rya do turifata gutya, uvuga ngo ufashe kuri uyu murya, riba rigizwe na do na mi na sol. Do mi sol do mi, ukuvuga ngo ni do na mi na sol, nibyo bigize inota rya do. Do cyo kita do majeur. Noneho re tuyifata gutya, re nayo igomba kuba, murabona yuko igizwe na donc na re na la ndetse na fa, cyo twita fa dièse. Ubundi fa iri hano, twongeyeho endomiton, iraba fa dièse, icyo twita fa dièse. Ni ibintu tuzagenda tubona uko muzajya mugenda mukurikira amasomo yanjye n'abandi, kandi baba bakeneye ko nyabaha ku buryo bwihariye, mugomba kunyandikira inbox kugira ngo mbahe amasomo ku buryo burambuye. Noneho iyi ni re. Noneho mi nayo tuyifata gutya, mvango ni mi la mi si. Mvango iyi ngiyi noneho yo ibaye sol dièse. Amamaje ni sol dièse, noneho na mi na si. Iyi ni nota rya mi. Noneho hakaza inota rya fa. Fa nayo ni fa dufata gutya. Iri nota rya fa ni inota naryo ufata harimo donc fa, hakazamo la ndetse na do. Mvango nayo manota atatu arigize ni do na fa na la. Ushobora no kurifata gutya. Mvango hano ushobora kurifata, ahangaha murabona ko ni
ni fa, iyi ngiyi ikaba do, iyi ngiyi ikaba fa nanone, iyi ngiyi ikaba la, iyi ngiyi ikaba do, iyi ngiyi ikaba nanone fa. Ushobora no kuyifata gutya ukaba ufashe do, ukaba ufashe fa, la, do na fa. Ushobora no kuyifata gutya ikaba ari fa, la, do, fa. Ibi bya fa. Noneho hakurikiraho rya sol, ufata gutya iyi sol nayo, ubwo ni so, si na re. So, si, re, ni ukuvuga so, si, so, si, re, so, si, re, so, si, re, so, si, so. Iri rero ni inota rya sol. Noneho hakurikiraho rero inota rya la. Inota rya la ari ryo dufata gutya, ni ukuvuga ngo rigizwe na la, mi ndetse na do diyeze. N'aya manota ni iri nota rya la majeur. Noneho hakaza noneho inota rya si. Noneho ubu mfashe icyo bita bare. This is not for the beginners, ariko reka ifate nyine kuko niko bimeze, nta kundi wayifata. Ni ukuvuga ngo iyi si nayo igizwe na si, uko mubibona hano ni icyo bita corde maîtresse. Noneho hakaza iyi fa, iyi fa diyeze, iyi ngiyi nayo ikaba si nanone igarutse. Noneho hakaza hano hejuru icyo twita mi, hakaza mi. Noneho hakongera hariya hakaza nanone fa diyeze nanone igarutse. Ni inota rero rya si nari ngezeho. Noneho ugahita wongera ukagaruka kuri do, ku nota rya do nanone nk'uko twari twarifashe na kare. Si, do, do, si, la, sol, fa, mi, do. Ni uku nguku rero amanota tuyafata kuri gitari uko ari 7 nk'uko nakomeje kubivuga. Nyuma andi azamo iyo tuvuze wenda yari fa, ngo fa diyeze, ibyo ngibyo tuzagenda tubyiga. N'aya manota ni isomo ubwaryo ryihariye, kwiga kuyafata. Ese urifata hehe, kuki urifashe kuriya, ibyo ngibyo ni ibintu tuzatugenda tubona buhoro buhoro. Mbifurize rero, mbifurije ikaze nanone kuri iyi channel. Mbifuriza kujya mukurikirana amasomo ya gitari, mugakurikirana inyigisho, ariko mugakurikirana n'amakava y'indirimbo zigiye zitandukanye, indirimbo za kera, izubu, mugakurikirana indirimbo zanjye bwite nazo ziba ziriho, ubundi tukaryoherwa n'umuziki. Abashaka rero n'abifuza gucuranga gitari, mbifurije kugira amasomo meza igihe cyose murimo mukurikira. Merci.